utwereke Yesu bitari amagambo. Hallelujah. Hashimwe Yesu bitari amagambo. Yes, nshimiye Imana cyane inshoboje uyu munsi. Nitwa Julienne nkuko Pasteur bivuze. Julienne kabanda. Ndumu Kristo wanyu ari kudateranira hano. Teranira hakurya hariya muri Grace Room. Impamvu mvuga gutyo nuko Pastor wanyu atari we, ntabwo ari mwebwe bana be mwenyine, ni Imana yabikoze. Abo umubyeyi wa bangahe? Wa benshi. Ntabwo dushobora kumwita wa benshi, tumwita w'abakristo cyangwa w'igihugu, niko tumwita. Hari ibintu Imana igikora, bakaba bo bita spiritual fathers b'igihugu. Mujya mubibona nko mu bihugu hirya no hino, bakavuga ngo abana ababyeyi b'igihugu, ugasanga bakoze liste y'abantu nkabangahe, bitavuze ko aba yashyizweho n'itorero ashumbye. Ni umwanya ahabwa n'Imana n'imitima y'abakristo ikamwakira. Uko siko kuri? Kandi ibyo nta muntu ubyikora buriya. Nta nubwo wabyuka mu gitondo uti ubu rero ndi papa wa hano w'iki gihugu, ntibishoboka, cyangwa abakristo. Ntabwo bibaho. Ni Imana sinzi ukuntu ibigenza ikabikora, imitima ikabyakira. Rero dushimiye Imana ko imitima yakiriye ko ari umubyeyi. Amen. Yes. Shimiye rero n'Imana mami. Imana igumugisha mwinshi. Maze iminsi nkurikira sermons cyangwa ubutumwa maze iminsi yigisha. Narimo ndamubaza mami nti iziriya mbaraga zikurahe? Bisaba imbaraga nyinshi z'umubiri, kandi siko bimeze. Ni gake ashobora kujya live kuko narasubscribinze kuri church. Buri uko agiye live mpita nkandaho nkasanga ariho. Maze iminsi nkurikira guhera kuri day 1, day 2, day 3. Nkavuga ni hashimwe Yesu, nanjye azama imbaraga ngeze hariya nkimeze nkifite imbaraga. It's my prayer. Kuko hari igihe mbwiriza nkataha nihagazeho, nagera mu rugo nkababwira ni mukande hano, undafate hano, undafate hano. Ubwo nibazaga ubwo iryo banga turaza kuri mubaza. Shimiye Imana rero ku bw'aya masengesho murimo, kandi shimiye Imana ku nyigisho zose. Nababwiye ko nkurikira, nshobora kuba nakurikira kubaruta, so ndashimira Imana ku bwa byose. Ndi umubyeyi w'abana 4 n'umutware yitwa Kabanda. Tukaba dushumbye itorero ryitwa Jubilee Revival Assembly. Ndumva nivuze bihagije. Imana ibaho umugisha. Ibyakozwe n'intumwa ibice 8. Ibyakozwe n'intumwa ibice 8. Ibyakozwe n'intumwa ibice 8. Ngiye kuba mvuga ku kuntu Imana yo mu ijuru ibona umunyabyaha. Amaso y'Imana ku munyabyaha. Turaza gusoma rero ibyanditswe byinshi kugira ngo ntangira kubwiriza. Ibyakozwe n'intumwa ibice 8 ni inkuru ya Filipo ajya i Samariya. Kugira ngo twihute reka mpere hehe buriya ku murongo wa 9. Hariho umuntu w'umukonikoni witwaga Simoni, wabaga muri uwo mudugudu, agatangaza ubwoko bw'Abasamariya, akiyita ukomeye. Baramwumvaga bamwitayeho bangahe?
bose. Umva, abakomeye n'aboroheje bati uyu muntu niwe mbaraga y'Imana yitwikomeye. Kandi bamwise umuntu di, barangiza bakamwita umuntu ngo kandi ngo niwe mbaraga y'Imana. Umva confusion. Umurongo wa 11 bagiye kutubwira impamvu icyatumaga bamwitaho nuko uhereye kera yajyaga abatangarisha iby'ubukonikoni bwe, ariko bamaze kwizera ubutumwa bwiza Filipo ababwira bw'ubwami bw'Imana, haleluya, n'ubw'izina rya Yesu Kristo, barabatizwa. Amina. Abagabo n'abagore. 13 na Simoni ubwe, nako nashakaga, na Simoni ubwe aremera. Haleluya. Uwiyitaga Imana y'umujyi nawe aremera, ayoboka Yesu. Na Simoni ubwe aremera, kandi amaze kubatizwa agumya kubana na Filipo. Abonye uburyo akora ibimenyetso talalala, nubwo ntakomeza, yaje kwifuza izo mbaraga. Abajya bahasoma yifuza kugira imbaraga nk'izo yabonaga Filipo arimo arakoresha. Ariko numvaga Imana yanshyize ku mutima, reka dusomere hamwe ibyanditswe dusoze. Abaroma 5, Abaroma ibice 5 umurongo wa 8, Romains 5 verset 8, haravuga ngo reka mpere kuri 6. Tukiri abanyantege nke mu gihe gikwiriye, Kristo yapfiriye abanyabyaha. Birakomeye kugira ngo umuntu naho nashakaga apfire umukiranutsi, nkaswe umunyabyaha. Icyakora ahari byashoboka ko umuntu yatinyuka gupfira umunyangeso nziza. Ariko Imana yerekanye urukundo rwayo, haleluya, yerekanye urukundo rwayo dukunda, ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Nakanashakaga, Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda, ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha, nkaswe none. Murabihuje? Icyo yakoze cyagihe ngo nkaswe none, ubwo tumaze gutsindishirizwa n'amaraso ye. Umwami Imana abaho umugisha mwinshi. Ahari twaza gukomeza tugenda dusoma, ariko ngiye kuba mvuga kuri iyo teme nababwiye, urukundo Imana ikunda twebwe cyangwa abanyabyaha. Iyo tuvuga urukundo Imana ikunda umunyabyaha, tuhita tuza direct kuri ku Baroma 5:8, niho herekana neza ishusho nyayo. Amina. Reka duhere muri Apocalypse, mu byahishuwe. Yohana ashakisha bahiga uwaza gucungura umwana w'umuntu, bikananirana. Bareba hirya bareba hino, iyo nkuru murayizi, birananirana. Nta mumarayika wishyizeho, nta n'umuntu wigeze agira gute avuga ngo nabikora. Umwana w'intama abumbura igitabo, yemera kumanuka kubera umunyabyaha.
urugo ni urukundo. Sinzi ko hari n'umubyeyi washobora gukora ibintu nk'ibyo ku mwana we, kuko ni urukundo ruhebuje rurenze. Iyo tuvuze rero ngo uburyo Imana ibona umunyabyaha, duheraho ibona uwo yahaye byose ntacyo yisigiye. Oh haleluya. Iyo Imana ibona umunyabyaha, iyo Imana ireba umuntu, ikiremwa muntu, ibona uwo yahaye the best, ibona uwo yahaye byose ntacyo isize, ibona uwo yahaye amaraso, imuha commitment, iramuha, irangije iramuha. Ubu warahawe, narahawe, ubu turafite, ubu turatunganiwe, ubu ni amahoro, kuko twahawe ikirusha ibindi gukomera. Haleluya. Imana Bibiliya iravuga ngo yakunze abari he? Abari mu isi. Ndi mu isi, nawe uri hehe? Uri mu isi. Ngo bituma itanga, yo haleluya, bituma irekura umwana wayo w'ikinege. Yakunze, yarakunze. Turi abantu bazi urukundo, turi abantu bakunda, turi abantu bakunzwe. Ahagiye urukundo hagiye byose. Aho umutima washize, kandi ubwo ndavuga umwana w'umuntu, aho yashyize urukundo rwe, ahashyize iki? Ahashyize byose. Ahashyize umwanya we, yo haleluya. Ahashyize ibitekerezo bye, ahashyize ubutunzi bwe, ahashyize, mumbwira ikindi, ahashyize iby'agaciro byose afite. Uwiteka ahabwa icyubahiro. Iyo Imana ireba umunyabyaha, reka mbivuge muri iyi shusho, muri aya magambo, ireba uwo yahaye byose, nta na kimwe isizeyo. Karasobanutse? Reka nce muri uru rugero. Ufite umutware nkuko nababwiye. Uyu mwaka turimo turaba twujuje imyaka 20 tubana. Turashimira Imana yaduhaye n'urubyaro. Haleluya. N'umugisha udasanzwe. Mva mu isi nkizwa. Abantu bose bagira uko bavuyeyo. Njya mvuga ngo narakunzwe bitangaje. N'uyu munsi njya mbwira abantu, kandi buri umwe wese yagiye kuvuga Imana avuga uruhande akumva ni wawe ukunzwe bitangaje. Nari umuririmbyi mu isi, w'amajoro n'amanywa, aho sinshaka kuhajya cyane, ariko naragapagani gateye ipasi. Hari abapagani, hari n'ababateye ipasi neza. Uriho umuntu umwenda uteye ipasi neza? Ubwo nanze kujya muri detaye uzigemo. Gateye ipasi k'ubucakura, kacukucuye, nabuze ururimi nkoresha. Kandi gitangaje, ariko Imana n'urukundo. Nuko Satani yantangiriye hasi ku myaka mito, iyo mvuga mito ndahera ku myaka 12, 13. Nari mu muziki neza, kandi urumva iyo uvuze umuziki uhita wumva ibyo bijyanye amajoro, boîte de nuit, n'ibyo byose. So impamvu uvuga ngo nari nteye ipasi nuko nari mfite ababyeyi beza, bari strict, badutoje neza. Ni jyewe last born, bucura. So urumva bucura barabyina, nakuze babyinagira n'indirimbo. Mfite amazina ubu barenga nka 6. Buri umwe yacaga hagahamagara iki? Bu ni undatinshki ni ye. Mfite amazina, Mana yanjye sinamenyaga izina mfite. Julienne yemeye ari uko maze gukizwa. Urumva iryo zina ry'abakecuru, I'm sorry to say. N'izina rikuze ku buryo nta mwana w'iyo myaka wazana ngo Juliana hehese. So nanjye narihinduriye yanjye nkita Julienne. Narihaye akazina ndagakatira ahantu ka Julienne nkakuramo Juliana. So nabo bafite amazina menshi. Burabo tuvukana, buruwazaga yabaka afite izina rye.
mama ati bubu ntibye, undi ati monshuni, undi ati nyavuze hano kandi yose nayanjye. N'ubu barahamagara bakiriho, arahamagara ati buni yego yewe, ati duni bara. Nari umuntu bafatiranya ahantu n'ubutesi bwinshi, ariko ntibamenye ko satani ntamenya abatesi. Nari neyipasi kugira ngo rero ntabababaza, mbakunda cyane kandi nkabona nigiye usa n'uwagushije ishyano, kuko turi 8 ndi wa nyuma, bose uko ari 7 nabonaga ari abamarayika. Ntawe ujya mu kabyiniro, bose n'abana ba mama baba bicaye hafi y'inkono. Nigiye kagurutse kaji nk'abari ko sininde wanduze koko, nkumva birambabaje kandi sinavayo. Kwa gatanu najya kugenda, pastor nashoboraga gushushanya umuntu mu kiringiti neza, nari niyizi ku buryo n'umutwe wa nyenzu kungana, nkishushanya n'ukuntu ndyama, nkahita niyorosa neza. Akaza ati ijoro ryiza sheri, sinahuye ko babyinira ijoro ryiza bu kiti, bakagira ngo nasinzire. Ntibari bazi gutwikurura batankura mu bitotsi. Bwajya gucya nabaganza amasaha yabo yose, nari mfite inzira nka zingahe zinjira. Ntibamenyaga igihe imfunguzo zagendeye, ntibamenyaga igihe zacuriwe. Okay, ndeka nsingeyo kuko ndimo ndabwira abamarayika, ndimo ndabwira abantu bakijijwe cyane ntabagusha. So aho reka mareke ijoro rimwe rero mvuye iyo ngiyo, nzandi muri muramwumva umukobwa w'iyo myaka uje yavuye, byari nka 9:00. Ndimo ndavuga ku rukundo rw'Imana ikunda abanyabyaha. Hari ibimodoka twagendagaho kubera imyaka, yari pick up ariko kameze ukuntu k'umuntu nyine muri icyo kigare cyacu. Ariko Yesu agira neza. Ubu nibwo mbyibuka, inyuma ugasanga turi urubyiruko rw'abana nk'abangahe, utwaye ntareba, zageze iyo zigera. Rimwe ndibuka nari mwicaye iruhande, tuva kuri Baobi Nyamirambo tumanuka, yasinze adashobora no kureba imbere, sinzi gutwara imodoka. Inyuma barafashe bamwe baragurirana, genda gahoro ja, ntibicaye. Turaza tugeze neza hafi yo muri rond-point yo muri ville, dushaka kujya Sainte Famille. Murahabona, murebye mbona arasinziriye, ndamukubita urushyi, tumwe nireba ati toka we. Sinari nzi gutwara imodoka, mpita ndakoma induru mbwira abari inyuma turapfuye, twari kujya Sainte Famille apfa. Mpita ndamugira gutyo ndamuyinikanura, akanyanyanga reka ubwoba. Ntabwo nari nzi gutwara, ukuguru yagushyize ku muriro, jewe mfata vora. Numvaga gusa ko vora bagira gute, ndakaraga nkoma induru ndavuga turapfuye. Ni muri rompo tumwe turamanuka UTC, arimo arisekera nkakubita urushyi nkamubwira nireba ngo ndarosheja ndi mu buriri. So uri mu buriri uri kuri vora, mfata vora ndakomeza ndagira gutya, nabaga ati ndekura, nanjye nkafata. Uziko imodoka yagiye, turakata kuri Sainte Famille nitwagwamo. Murabona hahandi hari hahoze ugikata neza Sainte Famille hirya hakuno gutya, ushaka kujya mu Kiyovu, kuko ntazi gutwara. Ndakaraga rurugudu, mbona tugiye hariya. Niba yarakandagiye feri ntabwo mbizi, mbona arabyutse ngo bigenze gute wana. Ubwo abari inyuma basimbukiranya, bagwa mu muhanda, bagwa hirya, nabo babyuka bari muri aya. Byagenze gute ja? Ubwo mvuze kamwe mu bintu nka 40 ingahe. Ariko urukundo Imana ikunda ni nk'urwo yagukunze winseka. Wowe suvuye hafi, mbarizo kwegereye uraho mwene da, uvuye akubwiye ngo avuye hera. N'umumarayika waje aragwa. Hashimwe Yesu ukunda abanyabyaha, abateganyirije kuzabakoresha.
uko areba umunyabyaha. Reka mbabwize ukuri, ubu babonaga akantu kananiranye, Imana ireba umukozi w'Imana. Nimushobora kumva inshyi nakubiswe, narakubiswe inshyi, nakubiswe imigeri. Rimwe nibwo nabwiye ababyeyi nimva rero mbabwire, kiretse nimufata umutima mukawimura. Kandi naye mbabwije ukuri, nimutawimura ntibikunda, ntabwo ndara muri inzu. Ubwo naye maze gufatwa ikiringiti bakibonye. Now reka ndekeraho, cyangwa nze kuri iryo joro turi muri ayo, njya mu cyumba saa 9 z'ijoro, bucya mu gitondo dufite concert i Butare. Mpageze ariko mu ijuru hari Imana irakunda, ikunda n'abadakundika. Se nkangi ubwo yahereye, ndaza sinzi iyo bijya niyo biva. Mpageze sanga umukozi wo mu rugo yitwaga Minani, amaze iminsi 3 mu masengesho, pastor yiyirije nta kindi asengera kaya kanyabyaha abona muri iriya nzu. Ngo buri uko nasohokaga yabonaga shitani. Yari umwana wo mu ADPR, kandi urumva ADPR ya za 90 na kangaye. Haleluya. Okay, n'ubu ni ADPR nziza, Imana ibaho umugisha. Ariko iyo myaka nasohokaga nambaye ukuntu nkabona ibitugu birazamutse, ati fire shitani. Sinari mbizi je nkagira ngo ni nk'inzoka arwara. Ntabwo urumva kubera ko ntasenga sinari nzi ibintu by'abarokore. Je nkagira ngo buriya arwara nk'inzoka ikamushika. Nakongera nkagaruka ndi mu muziki wanjye ntagamana ati akazamuri niyo, nkagira ngo ararembye. So namenye nyuma kumbe yabaga yujujwe. Amara iminsi 3 aravuga ngo mu ijuru niba hari Imana uyu mukobwa arakizwa. Gukomeza ngushaza yambaye ubusa, yambaye shitani, kumbe ntazi ko ari inzira zima. So uwo munsi ntashye, umunsi we wa 3 asoza iki amasengesho, aranyumva saa 9 ndi muri yarazi ijwi ryanjye ukuntu ninjira. Naturutse mu gipangu anyumva, karabyuka arabyuka, ajya inyuma nko ku idirishya afataho, atangira gusenga. Ntabwo usinzira udakijijwe. Umva mbabwiza ukuri, amasengesho arakora, ndi ingaruka yayo, arakora. Reka ntera umuntu inkunga, ufite umuntu urimo urasengera, komeza wicika intege, masengesho arakora. Yankuye ahantu, Imana irumva, kandi uko nukura amasengesho arakora. Nimukomeze. Yego, arakomeza arasenga. Inyuma yari yafashe Bibiliya nini nk'iyi ngiyi yanjye, aragenda ayishyira ku kabati k'igitanda. So ninjiye, urumva gusanga Bibiliya mu cyumba nicyo gitangaza. Ni nko kuvuga ngo wahasanze iki se? Nyikubita amaso ndaseka, ndavuga ni nk'iki gitabo cyavuye mu ijuru mu cyumba cyanjye. Mpita nzimya kuko nsigaraje amasaha make, nkabyuka nkajya mu yindi concert. Hanyuma ako kanya mbangeze gute, ndaryamye mbura ibitotsi. Kandi Julienne, kubura ibitotsi ntibibaho, ariko amasengesho ari inyuma y'idirishya yambujije ibitotsi. Amasengesho yawe hari abazabuza ibitotsi, hari n'abazayaha. Gusenga kurakora, Imana yumva gusenga. Mbibuze ndavuga ngo reka mfungure amatara, kuko natsi itara, kuko nabonye igitabo cya Bibiliya. Let me read it. Reka nsome, ndaza kugira iki agatotsi. So nkurura Bibiliya inyuma y'idirishya muri bukuriyo, ni harya inkuru nasoma ikansinziriza ni yihe, sanga harimo Aburahamu abyara ashaje. Njya mu byahishuwe gushaka Aburahamu. Reka nihute.
ntabwo nari nzi aho ndi bumukura, ariko ni inkuru numvise mu byahishuwe nkikubitaho amaso. Cyanditswe cya mbere kiravuga ngo nuko ngiye kubona mbona abantu bavuye mu mahanga yose n'indimi zose bahagaze imbere y'intebe y'urubanza rwa Kristo, ngo nuko abacira imanza zikwiriye iki ibyo bakoze. Ngiye kumva numva umutima urimutse uvuye aho ugiye mwino. Mbaza Julienne ngo iki uzahagarara imbere y'intebe yande? Buriya wakwirarira ku bantu, ntabwo wakwirarira kuri wowe. Nta murokore wajyaga ambwira ubundi, ariko nicaye ngo iki subiramo, ngo abantu bazahagarara imbere yande, ngo abacire iki, ngo gikwiriye iki. Mbambajije Julienne, harya ubwo baguciriye urubanza mama rwaba ari uruhe? Ambwiza ukuri kweruye, ntako mbabwiye. Ndavuga ngo reka nishakira ahandi. Mbanguye muri Matayo ngo nuko kuri uwo munsi azatoranya ihene mu ntama. Yesu we, ndavuga ni Nyagasani Imana, ubu iyo ureba mu isi, iyo utabonye agahene ubona intama. Umutima nagiye kumva numva uravanze gutya, ntangira kurira. Ntingwiki wowe mu ijuru, iyo ureba ubona ihene n'iki n'intama, ubwo bivuze ngo utari ihene n'intama, nta kandi kanyamaswa kari hagati. Nashakaga kanu basi nk'agasungura, agakwavu, sorry, basi bavuge ngo hagati aho hari nk'agakwavu, kuko numvaga nshaka kwihumuriza. Nongera mbaza Julienne, ubihene cyangwa ubinama? Ibyo yansubije simbivuze, ariko yansubije ukuri. Arambwira ngo waraye ijoro ryose uri muri hebebe. Ati naho uvuye isobanurire. Nyuma y'iminota ingahe nagiye kumva numva urukundo rwuzuye icyumba. Numva birasa nkaho y'amaso yarebaga hasi areba ihene cyangwa intama arimo arandeba. Ngiye kumva sinamenye igihe nakomeye induru. Icyuma cyane cyari cyegereye cy'ababyeyi banjye. Papa barabyumvise, araza arakomanga, arabaza Julienne, qu'est-ce qu'il y a? Ubaye iki? Ndamubwira ni ihene gusa, urugo rwose ni sinyabyibagirwa nicyo kintu. Oh my God, ni ihene gusa, ihene ni hano. Ati Julienne, kutukana wabaye iki? Numva abwiye mama ngo umwana wacu yasaze. Ndamwana ndi muzima hano, twese turahebe bamurahebe. Numva mama aravuze, Julienne fungura basi by'ihene utubwira tukureba. Ni ntabwo nshaka kureba ihene, ariko narasakuje. Ngiye kumva numva inyuma y'idirishya, muramwibuka uriyo, numva yagiraga agatwinge nk'akabagore. Ngwi ndavuga ni ibiri inyuma y'idirishya ni ibiki? Numva aravuze, erega kingura ngo ufashe. Ndavuga ni urakora inyuma y'idirishya iki? Ati fungura nzi icyo ushaka. Ngwino mbwira, fungura Julienne, fungura. Ndafungura, no bose barinjira. Mama atangira kumbwira, urumva umeze neza? Meze neza. Niki kumukoma induru cyane? N'Imana iradukunda, ariko niba utari ihene uri. Ati waye iki ni ihene? Tubwire neza habaye iki? Ntimushobora kumva ukuntu ihene yamahamuye kugeza uyu munsi. Nta experience nini nari mfite ku ntama, ariko ku ihene nari nyifite. Ubuhamya nkunda kubuvuga cyane. Twabanye n'umukecuru waragiraga, wakuze, yari afite ihene nka zingahe. Niyo image yahisiza, buri uko yaziragiraga hari n'umusi zamutuye hasi, zashingaga utu nuduki buriya turiya tuguru twatwo, amanoye, utunono, zigashinga agakurura. Rimwe yarakuruye tubona mukecuru araguye. Nakwibuka iyo image. Ntubu hari abantu bari mu isi Imana ikurura bakanga nka kwa kundi. I tell you, nakuze nangi hene ntushaka kubyumva kubera ukuntu zaturaga hasi mukecuru. Of course ku isahani ntabwo ari ikibazo, ku isahani kaba kahinduye imico.
igira imico ikiri nzima. Na urukundo rw'Imana ruransaba mu mutima. Ngiye kumva mbona wa muhungu arinjiye n'ababyeyi, ahita aravuga ngo reka mufashe birashira. Ni uramfashe iki? Arambwira ngo ngiye kugubwira amagambo yasubiremo. Ati pfukama. Reba se ari ku Imana. Ni mfukama se ngo nupfukama ngaho zigira. Numvaga ndi ku muriro mudashobora kumva. Nongera ndahinduka sindi bubu ihene aturahita b'intama. Je nkumva narangiza gusenga ndahita ntangira kuvuga nk'intama cyangwa ati subiramo, ndasubiramo. Arangije amfata ku mutwe aransengera. Yagiraga iminyate ya yindi ishobora gutema umuntu. Ndamubaza akinsengera kuko numva narapfukanye neza kuri bya birenge, ariko Yesu nzamukorera tu bikomeye. Hanyuma amaze kunsengera ahita arambwira ngo agakomeza avuga ngo amahoro 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 ategeke mu mutima wawe. Numva amahoro. Ahita arambwira ngo niyo Bibiliya ndayiguhaye ngo nushaka urara uyisoma paka mu gitondo. Mu gitondo bwakeye babakobwa turirimba nabaza bari muri ndelebaga mada nabarebaga nabaye intama. Arambwira ngo wabaye intama, izo ni ihene. Dufite concert bamaze gutangamo amafaranga, twamaze kuyafata ari kuri konti. Ubundi ntibibaho. Musaza wanyu arambwira ngo basi genda uririmbe bwakangahe bwa nyuma wafashe amafaranga. Ndamubwira nti ndahi imbere y'Imana, muyasubizayo mutayasubizayo ntabwo nongera guhebeba. Bakubise umugeri umwe ntembagara nk'ariye. Babona byakomeye ninde uri buririmbe nibaririmbe sinongera. Buriya nufata icyemezo jya ugifata ugifashe, kuko nuzuyazamo gake hari ibindi bikwereka plan B. Plan B nizibura, plan C nizibura. Mbonye mvuye hasi niruka ngenda mbaza muri quartier nta rusengero. Burubona bazaga gaseka ati ninde uri murabaza urusengero kumva baba bakuzi bose. Guhera uwo munsi indirimbo nanditse bwa mbere nayanditse samedi kurikiyeho. That was my first song. Yaravugaga ngo yadukinguriye ijuru atubabariye ibyaha atwoza n'amaraso ye anyambitse umwenda wera ankinguriye ijuru ambabariye ibyaha kandi anyambitse umwenda wera. Samedi 5 jours après mba ntangiye guhimba indirimbo z'Imana. Umuziki uburatangiye sasa wo gukubitwa. Ndakubitwa ntabwo hanze n'ibindi bitakurikiraho, ariko namba kuri Yesu. Haleluya. Iyo mvuga urukundo rwa Kristo akunda umunyabyaha nimuhite mubyumva, kandi nawe urahita ubyumva. Ntabwo Kristo aduciraho iteka, ahubwo akagoragoza kugeza igihe tuvuye mu byadufashe, kuko abazi imaje nyayo yakuremeye icyo ugomba kuba. Oh haleluya. Nsubiremo. Niwe reka mwite ngo niwe creator. Niwe muremyi. Uwaremye iyi mikro afite icyo yayigize gute? Yayiremeye. Aka kantu kakozwe gafite impamvu. Wakoze laptop, wakoze izi bafre, izi ndimo ndumviramo, afite impamvu yazihaye shape. Imana yakuremye ifite ikikuremeye, ifite ikikuzaniye, ifite ikigendererwa, igukunda. Ntega amatwi. Igukunda ihereye mu ishusho yakuremeye kuba. Umva ngasubiremo. Imana idukunda, ikunda umunyabyaha. Umva hihera. Imuhera mu ishusho. Imukunda ireba produit fini. Yo muracyumvise? Ubwo ntanze urugero rw'ibikoresho.
iki kitaraba aka kantu cyabaje kuba amazi baragikisha mu nganda gica muri tarararara process. Ntabwo Kristo adukunda, ntabwo turebera muri process. Iyo kureba ako kanya abona urangiye, akurebera mu maso y'icyo yakuremeye kuba. Areba uwo yarangije kurema n'icyo yamuremeye ukirimo aritega imitego. So imitego, okay, reka ntanga urugero. Abana banje bakuru n'aba teenagers 18, 17, 19 gutyo. Now urabizi ibintu by'aba teenager, ntabwo ikintu ashobora gukora gitume nica image y'icyo namuvuzeho na papa we tushaka kumukorera cyangwa kaminuza dushaka ko yigamo. Nta na rimwe turahindura izina rya kaminuza twifuza ko bigamo ngo nuko yagize gute, ngo yatashye ijoro, ngo sinzi, ngo twamubwiye ngo icyo gikombe, sinzi ngo yamenye igikombe, ngo sinzi ngo yagize gutya. Jiwe ndibuka mutwite tubasengera, mana uyu mukobwa azitwa gutya arogo push. Ndibuka papa wabwiriza tukira abafiance avuga ngo umuntu uzanshakira umukobwa nzacomeka ipasa abanza ari gateho, ngo kuko abakobwa baza bari beza cyane. Ni bya bindi by'abasore nyine, ngo za bari beza cyane, ngo ndababona, ngo Imana yo mwijuru izabampa. Avuga ibintu nyine by'abasore bose bagishaka. Ati rero niba nzamubwira nkabanza ngacomeka nk'agapasi, ariko urumva yari nk'urwenya, ngo igashyuha neza nkabona umuntu w'umugabo w'ibigango ushobora gutinyuka. Nyuma mubajije arambwira ngo narivugiraga ja. Ati wamukura he? Ati yari imikino y'abasore. Now ibyifuzo byose ufitiye abana ntabwo ntuvuga ngo kuva uyu munsi iriya kaminuza sinzayigushyiramo kubera ko wambaye iyo kabutura iciye ya deshire. Iyo umurebera mu ishusho y'icyo wifuza ko yaba. Oh haleluya. Niyo mpamvu iyo dutoza abakobwa bacu cyangwa abana bacu ubu bifuriza the best. Umubwira niyo akosheje ntabwo uhindura uhita ubona, you know. Ejo bundi narimo ndumva ubuhamya bw'umukozi w'Imana ukomeye muri Amerika witwa Bishop T.D. Jakes, avuga ku kintu cyamubayeho hashize imyaka nk'ingahe. Yari yasohotse mu binyamakuru muri Amerika Texas yuko ari the best preacher, umuvuga butumwa buriya namwita gute, the best. Ngo abantu bakimo barohereza felicitation. Ngo umwana wabo w'umukobwa wa 13 ans 13 ngo ahitaraza arababwira ati papa ndatwite. Aravuga ngo narayenze, ngo ati aravuga ngo ntushobora kumva that feeling. Basi yegere hejuru gato, basi muri 18, basi agire muri 20, basi ati 12 ari marajya muri 13 ans. Ibinyamakuru baravuga ngo the best what, the best preacher. Umukozi w'Imana mpuzamahanga ati maze umwana ati papa ndatwite. Aravuga ngo of course nabaye shoke, iyi nkuru yarankomeje cyane, ngo maze kuba shoke nk'umuntu, ngo ntabe n'akantu na gato kangiyemo numve nakwanga umwana wanjye. Ati nahise menya ko ubisi yose igiye kujya against her. I'm the best father, nigiye mubyeyi mwiza ngomba guhagarana nawe. Ibyo yakoze sibyo bimudefinisa, ahubwo nikosa yakoze kandi azarivamo akomeze urugendo. Arangije akora statement yankomeje cyane. Aravuga ngo murebe ukuntu areshya ubu ngubu, umukobwa n'ubudi mugufi. Ati muherero 13 ans. Ati kora kanu gatona kagufinya kananutse nakada kameze gutya. Ati murebe itorero nshumbye ibihumbi 30 byicaye ahantu hamwe. Ati ndangije ngo ndamubwira ngo ntuzongere kwicara mu bantu, uzajya wicarana nanjye ku gatuti imbere. Ngo babona ntungutse na madame, ngo bakabona n'akantu kakada karatungutse.
ati nageze ahantu numva ntitaye ku byo abantu bavuga, nitaye kuri future y'umwana wanjye. Ngo nari nzi ko ari giye uhari no mama we tugomba kumufata umugongo kugeza arangije kubyara tukarera umwana, hanyuma agakomeza amasomo, nkazabona the best version ngo nkazabona version nyayo y'ikimana yamhereye uyu mwana. Haleluya. None ejo bundi niwe yahaye torch. Ubu bavuga ko ari umwe mu bavuga butumwa b'abagore bari ku isi bakomeye. Ugenda ugugoringe Sarah Jakes, arazengereje amahanga, yazengereje isi. Hari igihe abwiriza nkavuga ngo afite ibihaha nk'ibyanjye cyangwa yaje nyuye akantu. Ngoro aravuga ibyanditswe wagira ngo yamize Bibiliya. Ejo bundi baramubaje aravuga ngo niyemeje gufata inyundo nkakubita Satani akamenya ko yakinishije udakinishwa. Ngo ariko nabifashijwe n'ababyeyi bakomeje kumfata amaboko. Oh haleluya. Uyu ni umubyeyi w'umubiri ushoboye guhagararana n'umwana we no mu mugezi no mu mazi. None se data wo mu ijuru adukunda urumeze gute? Akunda umunyabyaha gute? Haleluya. Muzi cyanditswe kiri muri kangahe mana yanjye? Is it Luke 11 kangahe? Havuga ngo ko muzi guha abana banyu ibyiza muri babi. Ko muzi Imana ifite aho iduhera, mwebwe muzi guha abana banyu ibyiza kandi muri babi. Nta ushobora kugusaba yawurute wifata ujye kugura kore, utahane kore yindi abamayibobo wanywa uti mwana wanjye ejo wakoze nabi, mwikora usinde ngukubite. Agusaba yawurute akumva niwo munezero wawe wo gutana yawurute z'amoko 5. Yo haleluya, haleluya. Data kabaza ngo mwebwe ko muzi kwita mukagira urukundo n'igihe abana banyu ari babi, nkaswe jewe ngo sinzarushaho guha umwuka wera kuba munsaba. Yo sinzarushaho. Hey hallelujah. Now naciye muri uwo muhanda ariko nifuzaga cyane kuvuga urukundo nshingiye kuri texte twasomye y'umugabo witwa Simoni umukonikoni, umupagani n'amano. Yari umupagani karifiye, wageze naho yishyiraho akavuga ngo we ngo n'Imana igize gute ikomeye. Tekereza umupagani wishyirana umwanya w'Imana akoresha ibintu bya maji. Yari umupagani mubi. Ariko Bibiliya ivuga ko Filipo amaze gukandagira muri uyu murwa w'i Samariya, biratangaje ko ijisho ry'Imana mu bantu ba mbere ryatagetinze muri uwo mujyi wangana gukungana. Imana yarebaga cyane. Haleluya. Yari mirareba wa muntu wishize mu mwanya utariwo, yari marareba umuntu wayobejwe, yari mirareba umuntu wishiza hatariho, yari mirareba umuntu ukeneye ubuntu bw'Imana. Ayo niyo maso Imana iturebesha. Ayo niyo maso yagukuye aho yagukuye. Ayo niyo maso yankuye aho yankuye. Ayo niyo maso ibitwabimenye bene data. Hari ikintu twahagarika icyitwa guca imanza watandukana nacyo. Kuva utazi aho Imana yahuriye n'uho yahuriye n'uwo muntu, kuva utazi icyo yamuzaniye n'aho irimo iramuganisha, ushatse wareba gusa. Ugomba kurekeraho guca imanza, kuko ntabwo umuntu ashobora kumenya ibyo Imana ifitiye uwo muntu wita umupagani uyu munsi. Kuko natwe bakitureba batwitaga gutyo,
babonaga nta byiringiro. Imana ireba umukozi wayo, ikureba nk'umukozi wayo. Bwana sifiwe. Amasaha yanjye sinigeze mbaza, ariko reka mvuga ikintu kimwe bibiri hanyuma nsoze. Iyi Imana imaze kukureba, ayo maso y'urukundo, iyo yaturebesheje habiki. Mwanyemerera nkavuga ibyo bintu gusa? Habiki iyo ayo maso y'urukundo yamaze kuyarebesha umunyabyaha. Habiki bigenda gute? Igukuraho igukuye kugira ngo bigende gute? Ikurebesha ayo maso y'urukundo kugira ngo bigende gute? Icyambere, amaso y'Imana impamvu atugumaho nuko yagenye ko tuba urusengero rw'umwuka wera. Yashatse ko tuba urusengero rwayo turi mu isi. Abakorinto ba 2:16-18. Aho nahavuga nihuta nubwo ntahasoma. Kubera iki amaso yayo ahora ku munyabyaha ikamurebesha ayo maso y'urukundo? C'est juste no kugira ngo ibone ubuturo bwayo na hano ku isi. Yarabajije ngo ese mwanyubakira nzuki? Mwanyubakira ruhe rusengero? Niki mwanyubakira? Nihe mwiboza ngo nge natura? Ariko biratangaje ko yishimiye gutura mu mwana w'umuntu. Now aho mu Bakorinto dusomye Bibiliya iravuga ngo ni nk'ikibazo Bibiliya ibaza, sinaho gusa, hari n'ahandi ivuga ngo ntimuzi ko muri urusengero rw'iki? Rw'umwuka wera. Igihe Paulo yari maracyaha itorero ry'Abakorinto kugira ngo rive mu busambanyi n'ibindi byose bakoraga. Now Bibiliya ikavuga ngo turi urusengero rw'umwuka w'Imana. Turi urusengero. Mu yandi magambo, turi ubuturo. Yifuza kubona handi Bibiliya twita ambassadors, aba ambassadeurs ba Kristo ku isi. Imana irebesha ayo maso y'urukundo kugira ngo ugere ahantu yihindukira urusengero, uhinduke inzu yayo, ucumbikire umwuka wayo. Sinzi ko nkoresheje ijambo ryo gucumbika, cyangwa uhinduke temple. Yes, uhinduke ubuturo bwayo aha ku isi. Biratangaje n'ubwira ubukomeye Imana guhitamo kugendera mu bantu. Imana guhitamo gukorera mu bantu. Imana guhitamo kugendera mu muntu. Oh haleluya. Ikibazo mpita nibaza, niba Imana ishobora kokupa ubuzima bw'umuntu, umuntu agahinduka urusengero rw'umwuka wayo, iyo utahaye Imana uwo mwanya kugira ngo uhinduke urusengero rw'umwuka wayo, uburi iki? Uburi yihe nzu? Ako mwagakurikiye? Ubucumbikiye iki? Niki kirimo kirakorera muri wowe? Nababwiye uko nakijijwe, ntabwo njya nca hirya. Iyo utari intama uburi iki? Uburi ihene. Ni kimwe muri ibyo. Ni ukuvuga ngo niba utari urusengero rw'umwuka w'Imana rwa Kristo, hita wibaza ngo ucumbikiye iki? Niki gikorera muri wowe? Harimo harakoreramo iki? Wahaye iki umwanya? Niki kirimo kirabyiganira mu ngingo zawe? Umwami Yesu ashimwe. Niki kirimo kirabyiganira mu ngingo zawe? Reka mbabwize ukuri, nejo bundi narimo ndatekereza ku cyanditswe kivuga ngo, cyanditswe kirihe? Kiravuga ngo iyo dayimoni avuye mu muntu ntabwo ajya kure. Mwarahasomye ngo ntabwo ajya kure, ngo ahubwo agira gute? Tujyane. Ngo abarimo arazenguruka, arazerera. Ni ukuzerera ngo ashakisha iki? Aho ashobora kubona yajya. Ngo ariko aragaruka akareba muri ya nzu yavuyemo, bayita inzu, mwabibonye? Ngo umva ngo kugira ngo arebe ko ari vide. Ngo iyo abonye aho yavuye hakiri vide akora iki?
merci beaucoup, aragaruka aza wenyine, agarukana 7 of them, barindwi bamuruta imbaraga, bakajya he? Muri yanzu. Kirisitu, none urashaka kumbwira ngo umuntu angana te ku buryo aho dayimoni imwe yavuye yagenda ikazana abandi barindwi? Ese Yesu yirukana baba dayimoni kuri wa muntu yasanze ngo aba mumva, yarabajije ngo muri bande, bamusubije gute? Ngo turi ingabo. Is it? Ingabo urazizi? Mbega turi battalion, turi benshi, turi batayo. Iyo batayo y'abadayimoni ibahe? Yari muri one person. Abadayimoni bamuvuyemo, Yesu amaze kugira gute? Kubirukana. Bagiye mu ngurube zingahe? Ebyiri. Harya bavuga zingahe? Ingurube? Bavuga umugana w'ingurube. So that means zari nyinshi, ntabwo zari eshanu. So umuntu umwe yari afite bataliyani ku buryo bashobora gutuntumura ibivuyemo bikajya mu ngurube fire. Ariko mwabibonye, Yesu yirukanye abazimu bava mu muntu. Nukuvuga ngo umuntu ni mugari, my dear. Umuntu ashobora gucumbikira. Sinzibagirwa bwa mbere, urabona uko sinzi ko icyanditswe wakimboneye pastor. Sorry? Uziko urabona umuntu agenda agira urugendo rw'agakiza, umuntu agenda agira gute? Agenda atera intambwe gahoro gahoro, agenda amenya ibi, agenda amenya ibi. Icyo gihe ntangira ministry ya Grace Room, Imana imbwira ngo sohoka wongere utoze ubwoko bwanjye gusenga. Imana ishimwe ko ahantu hambere mwanya kiri yaraha niho natangiriye, aha hepfo, aha mu mashuri. Nanjye nzaza amashinga ibuye ry'ubugingo. Twaje mu ishuri hano hepfo, Imana ihabwa icyubahiro. Hari ku cyumweru saa 9 ndabyibuka, ndaza njya Kimironko ngura tu decoration tubiri twa Kinyarwanda, ndazamuka nkubitamo habiri. God bless you. Maze gukubitamo ndongera ndamanuka, banize umukoropesho ndakoropa. Ngiye gukora iki Imana yambwiye kugira gute? Gukora. Nari nahamagaye abagore, ndababwira n'abantu mwese mushaka kuza kwiga gusenga ni muze. Jewe sugiye kubigisha nduhe. Aho tuhareke. Uwo munsi wa mbere baje, I will never forget. Bwari bwo bwa mbere aya maso yanjye Julienne abonye biriya bintu. Pastor ahazi aho nakuriye, mu itorero aho nakuriye muri Rwanda for Jesus. Pastor wacu n'umwarimu w'ijambo. Ni nk'uko kwanyu. Numwigisha rwose, yaratwigishaga fata ikaramu wandike. Sinigeze mba exposed, mbona ibibera hanze. In fact numvaga abandi bakora ibindi. Julienne ndaza hano hepfo umunsi wa mbere, ndababwira ni nta keyboard nta mikro, turasenga gusa. Hanyuma mugire gute? Mutahe. Baraza turuzura, abakobwa abagore turatangira. Ntawe uyobora gahunda, ni jewe. Bwa mbere muzi icyo nabonye, hari umugore w'umusirimu muremure, n'ubu turacyasengana. Bamuhaye invitation, araza muremure mwiza, yambaye urukweto rureshya gutya, très smart. Igifaransa n'icyongereza mwabyumvise, ubwo nashatse kubikabya. Très smart. Araza turamwubaha, hari abantu bahita bapika ku buryo wumva wamuha intebe. Mitambwira abantu ni mumwicaze hano imbere, ndabona ari très smart. Turatangira, ndababwira ni rero nta nibindi nabahamagariye usibye tugiye gusenga, nta bindi. Buri umwe wese reba inguni yawe upfuka mugire gute? Senge. Ntabwo ari ahanigishiriza, dufite itorero, aha no gusenga. Muzi cyabaye? The same woman bwa mbere
turasenga kuko nari nahindukiye ku kibambasi mu nguni imeze gutya, turasenga amajwi barazamura, ngiye guhindukira, oh Jesus Christ, umutwe yari yawushyize hasi. Hari akantu twakinaga kera, mwese murabakure, kakabaho twashingaga wagira gutya ugakubita. Nagiye kubona umugore muremure munini yunamye neza, umutwe ni uri hasi, ntafashe ku kibambasi, ntabwo ukuboko gufasha, nta naho yegereye, nta n'umwegere, bose bamuhunze begerayo, umutwe ushyira hasi. Iyo image tujyane, mwabibonye? Uba aha ni he? Aya ni amaguru, hituya zamura uyagire gutya yombi, amaboko nukuvuga ngo ntahafashe. Yo mwabibonye? Umutwe uri hasi, amaboko yagize gutya, amaguru abiri, sportife wa wundi njya mbona kuri televiziyo, muremure munini ku buryo ubona biri abnormal. Wibuke itorero mvuyemo n'abarimu, sindabibonaho, nkubise amaso ndavuga ni mu izina rya Yesu, hasohoka pasiteri. Narirutse muve, wahaguma. Ariko rero narirutse kuko nahise nsunika abantu, niba baragize ngo umwuka aramfasha, na batuye telefone, ndebye hirya mbona undi arimo aragenda nk'agacuramo, ndavuga nibi ni ibiki mboneye aha. Nirutse mfata telefone ako kanya mpamagara umugabo wanjye, aranyitaba, ndamubwira ni mfasha. Atubaye iki? Imodoka irapfuye. Umva tekera, ati vuga gahoro, umutima warateraga. Arambwira ubaye iki? Wageze mu materaniro? Nahageze. Ubaye iki? Ni umva, umutwe hasi, amaguru hejuru, umutwe hasi. Arambwira vuga gahoro, umutwe hasi, amaguru hejuru, bivuze iki? Ati urimo urahumeka cyane, habaye iki? Baragukubise umutwe? Ntoya. Bagukubise amaguru? Oya. Niki? Umutwe hasi, amaguru hejuru, sheri, bivuze. Arambwira ngo reba umuprotokoli umwe umuzane nge mvugane nawe, mubaze ikintu kibaye. Ntabwo uri muransobanurira. Ndamubwira no, okay, umva rero, umutwe hasi. Nari nahabutse nibwo bwa, urimo urabyumva wowe? Biroroshye kunseka nawe ari kwiruka. Ntahafashe, mana yanjye. Arambwira ngo umutwe hasi, amaguru hejuru, nukuvuga iki? Ndamubwira ni mu materaniro umutwe hasi. Ati ni umuntu? Ni yego. Ashyize umutwe hasi, amaguru ajya hejuru. Ati hanyuma? Ni hanyuma arikaraga. Ati none uri he uze? Arambwira nze mu bagore gukora iki? Ndamubwira soke ngende. Arambwira ariwe watumiye abantu? Ndaba sinsubira hariya. Arimo arikaraga, umutwe hasi, amaguru hejuru. It was my first time. Atarambwira ati tuza nkubwira uko bimeze. Avuga icyanditswe kiri muri Luka. Arambwira ngo Yesu yavuze gutaho? Ndamubwira ni bisome wowe, nduma ntari muri mudu. Arambwira ngo yavuze ngo aduhaye imbaraga n'ubushobozi, abamwizeye bose bazakandagira inzoka na skoropi. Ansomera ibyanditswe nk'usomera umwana. Ati rero izo ni imbaraga z'umwijima buriya ari possessed, kuko mwasenze buriya. Nti none urashaka kuvuga nsubiremo? Arambwira ngo ni wowe Imana yahamagaye, genda umuhangare uvuge ngo mu izina. Ndamubwira ni mvugire ku ruhande. Arambwira ngo reka ubwoba, musange murebe, uvuge ngo mu izina rya Yesu. Ni hanyuma nandeba, sinjya mbyibagirwa, twaraha hepfo
ndamusanga arabanza ahita aramya ngo reka ngusengere shyiraho aransengera ati umutima utuze genda umurebe ntabwo abadayimoni ugomba kubatinya nakureba nawe umurebe ufite imbaraga z'Imana ubwo ngo shi soka okay ndinjira ariko ilfo vari mbona ninjira ubwo bose baracyasenga bose batangiye mu izina rya Yesu biruka kandi kuko nta numwe twari tuje gusenga Imana so ndahagera mitambwira umudamu ndi dusengana ndamwe ni unyegere umbe hafi ngira nundi ni ingo hano hafi bati dukora ikintu ni munyegere numva ngashanga ikintu nakwishingikirizaho baraza baranyegera cyane ndamureba ni mwizina ryaye oh my Jesus ariko Imana ni nziza ni mwizina rya Yesu noneho wagira ngo tumubwiye gukora iki kwikaraga ni mwizina arongera ye baba we tandavuga ngiye gukora video call mamagara umutware abyirukana ariko ngiye kumva ndavuga ni this is not ngira babagore munyegere cyane barongera ni mwizina ati mitambwira baraho bose mwese Yesu arabumva ni hano aha mwese mugira mute bose baratangira mu izina rya Yesu ariko biruka ariko abana n'abana babi bajyaga mu idirisha mu izina rya Yesu Imana yo mu ijuru ariko uziko ibyo bibiri ivuga ari ukuri siko abamwizeye bose yabahaye ubushobozi uziko bidahera ku minsi umaze mu masengesho bihera ko wizeye I tell you tubona arasa naho ayamaguru aramanuka aragwa urumva ni muremure munini aguye akomeza kugira ukuntu ahita araceceka so sinzi igikurikiraho ndavuga narakize urabohotse mbona arandebye ariko ahaguruka n'amasoni menshi ahita agira ngo ati pardon ni oya nta kibazo ndavuga narakize tubaragiye dushoje ahita arampamagara arira cyane yumva ijambo rya mbere ambwira ngo ndumva nkunze imfura yanjye ndamubaza ngo bite ndumva nkunze imfura yanjye arongera arira mpita ninjira mu modoka ye nicara imbere ndambwira ni bimeze gute habaye iki ko nabonye umutwe hasi amaguru hejuru arambwira ati jewe umutwe hasi ati mon Dieu Seigneur atabantu ari kamera zamfashe nta kamera tugira ni byagenze gute arambwira ngo nakoze mariage nk'abandi bakobwa bose uyu ni imfura yanjye ntabyaye hanze nabyaye muri uru rugo atariko nagiye kumva numva nanze umwana ati ruriya rwanko sinzi aho rwavuye atariko n'umuntu wakubwira kwanka umuntu kuriya ubu mwanga cyane ndamubaza afite imyaka ingahe ngo afite 8 ans n'umuhungu n'umukobwa ukurikira atagakurikiraho n'agahungu agakurikiraho agahungu ati mami ati ibaze guhura n'umwana muri koridoro ku cyumweru kuko n'abakristo mu itorero ryabo kandi bari no mu buyobozi ati kuko tuba tugomba kwiruka ati abayobozi mu itorero iwacu tuhagera kare so abana turabajyana bagahita bajya muri Sunday school tukajya dukomeza twebwe mu buyobozi ati guhura n'umwana turimo turakora mvuye gukora breakfast twahura muri koridoro mpita mfata umutwe ako Kenya kibambasi arambwira ngo amajoro 2 umwana yaraye mu bitaro nakubise umutwe ku kibambasi ava amaraso ati umutware wanjye akamuraraho nashobora kumwicara iruhande ati inshuro nashobora kubara ati mbazi igihe mperukira kwicara ku meza n'umwana nibyariye ngo yicaraho n'igihe sinshobora kurya mureba so bari muri process ya divorce bagiye kudivorsa umugabo avuga ati ngomba kurengera umwana wanjye ndakubaza icyo wabaye sinyumva uyu twara mubyaye hamwe
dusaza twe tumaze guhahamuka, abakozi barahamutse. Yashatse umukozi w'uyu mwana w'imfura ye gusa, wumva imodoka ya madamu mwinjira mu cyumba mufunga, umwana akarira mu cyumba, ibintu byose mu cyumba, ibintu byose mu cyumba. Chambre y'umwana ifite douche, ifite toilette, ifite ibintu byose, yashyizemo ibikinisho, nta kinira hanze. Yongera gusohoka ruko se atashye, umwana akongera kubona samwitwarira ku ishuri, akajya kumwifatira. Briefing yatanze ku ishuri, mama waje ntimumuhe, ati yumvaga namufata nkamusora nko mu modoka nkamuta hanze. Babana gutyo, babiyemeza kudivorsa. Umugore aravuga ngo jyana uwo mukobwa nanjye ntwara abahungu banjye, sinshobora kubaho mureba. Akana karabyimbye, akana karahabutse, kapfaga. Ibaze ngo aho bigaga bamuhinduriye ishuri kubera aho yigaga yabaga yumva amahoni y'imodoka, yakumva ihoni bi ngo mama araje muri class, bamuhindurira ishuri, bamushyira ahantu handi atari bwumva ikintu, ihoni ntiyashaka kuryumva. Now uwo munsi dusenze, it was my first experience. Ati mami ndamukunze, ngiye kumugurira ibijuwe, ati maze tujyane unsabire imbabazi umwana wanjye. Narirutse, numvaga ari wo bwa mbere numvise iyo nkuru. Ndiruka, tugezeyo nsanga, ibaze ko yagize pi maze su ya baba. Arangije aravuga ngo nimuzane umwana, kuko numva umwana bari bamaze kugira gute umukingirana. Umwana aranga, yakaza kameze ngo kavuga mami pardon mama, pardon mama, mama. Ati no ashiri nagukunze, dore izi ni gifts zawe, iyi ni imyenda, ibi ni. Umugabo abibonye yanga kubyemera, arambaza ngo pastor, uyu ni umugore wanjye uhobereye umwana? Uyu mugore nashatse aramukikiye kubihe bibero? Umugabo ahita aravuga ati umva, Imana ndayemeye. Aho nize iki rero, nize ko niho natangiriye kwibaza what is this. So umuntu ashobora gute, ahari ababyeyi bajya babyigishaho, ni gute umuntu akomeza kuba mu rusengero, akaba mu itorero, urabibona, akaba mu mirimo y'Imana, ariko atari maremerera umwuka w'Imana kuba ubuturo. Igihe cyose atakubereye ubuturo, ubu urusengero rw'umwuka wera, I tell you another spirit, indi myuka irafata intebe. Ntabwo ari izina rya usengera, ni amavi yaho ahatinda n'uwo batindana. Nukuri icyo kintu cyanyigishije isomo rikomeye. Numva ntangiye kujya nibaza ibintu byinshi, ko bwari ugambira ariko ntibwabaye ubwa nyuma. Nkomeza mbyibazaho ni what, umuntu agakomeza mu mirimo y'Imana, abana bakajya muri Sunday school, kumbe harindi myuka yafashe intebe. Ntabwo umuntu akemerera ko umwuka w'Imana mube, ko aba ubuturo bw'Imana. Nza gusobanukirwa ko ntabwo umwuka mubi uba ku misozi, ntushobora kuba mu biti, ntushobora kuba mu byatsi, ugomba kokipa umuntu. Niyo mpamvu iyo uvuye mu muntu ukabura umwanya, urokomeza ukaza kureba ya nzu yavuyemo n'ibiri okipe. Umwuka wera ntashobora kuba mu biti, ntashobora kuba aba mu muntu. So natinze cyane, ariko reka nsoreze hano. Icyo bidufasha iyo amaso y'Imana areba umunyabyaha, yifuza ko ahinduka akaba ubuturo bwayo. Imana ibaha umugisha mwinshi. Dusenge, barampaye umwanya wo gusenga. Mwanyemera tugafata umwanya wo gusenga Imana, kuko tugomba kuba ubuturo bw'umwuka w'Imana. Yes, kandi igihe cyose ujya usenga uvuga ngo Mana, umutima wanjye ni ubuturo bwawe, cyangwa hari ibindi bintu byafashe byakabye. Sinzi nkamwe, inshuro nyinshi jyewe nigeze kwisanga hari ibindi byamfashe kabisa, ariko hari mwebwe namwe se ni muri abantu.
hari igihe usanga hari ikindi kintu cyafashe umwanya, kandi harya ni Yesu wavuze aya magambo. Pastor aravuga ngo aho ubutunzi cyangwa aho umutima aho ubutunzi bw'umuntu buri, exactly niho umutima we uba. Ni ukuvuga ngo iyo ni trick iri aho hagati. Aho umutima aho ubutunzi bwawe bwagiye, uzasanga umutima wagize gute, wakurikiye. So umutima nukurikira uraza kuzura ibyo ngibyo. Inshuro nyinshi iyo natakiye Imana nkayibwira ngo wansuzumye ukamfasha ukandebera, bimeze gute, haracyari ubuturo bwawe, ntimushobora kumva ko umwuka w'Imana iragabana natwe. Aragushimira akakubwira ati urwanko rwafashe intebe, gusohoramo iryo shyari. Harimo ishyari ryagiyemo ryafashe, kandi ishyari it's a spirit, it's a spirit, ni umwuka. Iminsi mike maze mu gakiza, ako kantu narakabonye. Hari n'ubuhamya mu minsi ishize nashyize kuri YouTube, ari ba nyirabwo babinsabye barabinyemereye. Abagore baje ari babiri bakundana, bakora business imwe, bakora na protocol ahantu mu rusengero wabo. Twicaranye gutya muri office, uyu umwe yararembye bavuye handi bajya kuvuriza abarwayi hose India, byaranze arembye, mvuze kugira gute, kuremba bitajya mu kazi, asigaranye ibiro, ntarya ntagira gute. Turaho azanywe n'umugabo we, azanywe n'umushuti we magara, bajyanye India. Bajyanye hehe? Aho hantu hose. Barambwira ati Pastor, twumvise ko muri masengesho umugore wanjye rwose yavuze ngo amaze iminsi agukurikira kuri YouTube, none mwasenganye ugasengera, ukazaza ugasengera n'abana, akazataha yejejwe. Kuvuga ngo yaramaze kwemera ko agiye. Numva ndababaye, ndavuga ni ubushake bw'Imana bugire gute, aba ari bwo buzaba. Ariko rero turasenga, none byongera biraba nka bya bindi bya hano hepfo. Wa mugore urembye aratangira aratitira cyane, atitiye mitamva, urumva nari impumirije, ndamureba, ntangira gusenga ni mu izina rya Yesu. Atangira kuvuga ngo reka ndikanaka narabikoze, nagiye hanaha nkora ibi nibi. Kumbi izina arimo aravuga araha, kuko ntamuzi, sinanamubajije izina rye. Je mpita ndatangira nti mu izina rya Yesu, ni ibyo kanaka wakoze, wagize nabi, wari umwuka w'ishyari ngutandukanyije nawe. Ngiye kubona numva arahagurutse ati ye Mana yo mu ijuru. Hari umuzamu, ndamubwira nti ntabara, sinjya mbimenyera, vayo. Baraza aratangira yikuri, Jesus Christ. Ariko urumva naho sindamenya ko bye, nkagira ngo uwakoze ibyo yabikoreye uyu, kuko ntabwo nabihuje, sinabajije izina rye. Uko ntabimenya niko nkomeza kuvuga rya zino yarimo aravuga. Ni aho uri hose nkabona uyu ni ubaye shitani, naho uri hose ibyo wakoze. Umwami Yesu atsidishiriza uyu mugore, ibyo mwamuteje papa mu izina rya Yesu, data ubohora uyu muntu, amen. Uyu rero asigara ari we kibazo. Umugabo w'uyu mugore twasengeraga bagize ate, abarinjiye. So arabyumva, ndikanaka atarambaza ngo iki, yamazane uyu muntu nuwahe, kuko umugore yaramaze kubohoka. Mbona umugabo agize arya, ndavuga ni none se iyi ni filime y'Ikinigeria, none si biniki. Ndamubwira ni ugiye kunkubita, je nagize ngo agiye kunkubita. Ndamubwira ni ubaye iki, je ngagiye ngo nawe arafashwe, nanjye uvuga ngo mu izina rya Yesu. Nose umuntu ndamubwira isazinga, arambwira tu ayo mazina yombi na yuyu, kuko urumva ubundi yombi menya hari ukuntu, kuko bishobora kuzana urwanko kandi bitari ngombwa. Arambwira ati Pastor, turabakirisitu, ngiye kugukubitira umugore.
ndamubwira ntabwo murwanira hano iwanjye muri office yanjye ntibishoboka. Ati umugabo we n'igihe wamushyize muri business, n'igihe wabamenyejeje business, nitwe twabahaye capital ya mbere batangiranye akazi. Ntabwo ari ushobora gutuma mpfakara, ntibishoboka. Pastor emera simwica ndamuniga, ndamubwira ntabwo umunigira iwanjye. Abazamu baraza turamucubya turamwica ndabani ihangane ntabwo uniganira na muri office. Ati pastor ndababaye, ndababaye, Imana ishimwe ko inkirije umugore ko ndababaye cyane. Umugore atangira gusobanura arira cyane, arangije aravuga ngo natewe n'ishyari. Baranguraga ama laptop bayavana ahantu, aravuga ngo nagiye kubona mbona imiryango yacu icamo nk'abantu babiri gusa. Ati niwe abakiriya bose bagira gute bajyaho, bakajyayo ariwe bahora bajyayo. Ati nanjye sinzi cyambayeho, ati nagiye kumva numva ndarakaye nkumva namwica. Ati gusa pastor tukunu ukuri kw'Imana ntabwo ibi bintu byari byo kumwica. Ati jewe naguze ibituma remba apana kumwica. Ati ntabwo nakwemera ko asiga bari abana bato. Ati rero nabonaga remba cyane ngo mbajije baramubwira ngo yongera atanga izindi ngo miliyoni 2 ngo bamuhaye doze nyinshi, yongera atanga 2 doze yanga kugabanuka. Ngayo nguko abakirisitu bari muri protocole bakoranaga umurimo, ubu baba baranyemereye gutanga ubwo buhamya. Nyuma y'iminsi ngaho umugore aratangira arashisha, ariko kuko yacumbikiye iki? Ntabwo munsubije, yacumbikiye ishyari. Reka rero mbabaza akanyuma soza, mwibaza ngo umwuka w'Imana yabyigana n'ibindi? Iyo kimwe gifashe intebe ikindi, reka mbasabe duhaguruke. Tugwaye icubahiro mwami, reka tuzamura amajwi yacu twese dusengere hamwe. Data tuzamuye amaboko nk'abana bawe uyu mugoroba. Muri aya masengesho mwami hari impamvu waduhaye iyo topic, hari impamvu washatse ko tuvuga kuri iri jambo. Duciye bugufi imbere yawe mwami Yesu, kubw'imbabazi zawe, kubw'ubuntu bwawe, wowe uri hejuru ya byose, wowe utegeka bikaba. Turapresenta imitima yacu imbere yawe, haleluya. Turakingura mwami kuko washatse ko tuba ubuturo bwawe. Mwami w'abami, ndasenga kugira ngo imitima yacu ihinduke ubuturo bwawe. Tuzamuye amajwi yacu tuvuga ngo urondore umenye ibibera mbere muri twebwe. Udufashe mwami kuba urusengero rwawe mwuka w'Imana. Udufashe kuba abawe by'ukuri. Udufashe guhinduka no guhindukira muri aya masengesho y'iminsi 40. Turasenga mwami ngo tube ubuturo bwawe, tube urusengero rwawe. Ukorere muri twe, ugendere muri twe, uvugire muri twe, uhindurire abandi muri twe. Tube amatabaza mazima, tube urumuri rwawe mwami. Aya majwi tuzamuye turihana imbere yawe, turihana mwami imbere y'amaso yawe. Turihana aho twagenze nabi hose, aho twakoze ibitemerwa nawe. Utubabarire mwami, ariko imitima yacu ihindukire. Tuba amatabaza mazima muri iyi si, duhinduke urumuri wishimira mwami. Turasenga mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti kugira ngo umucyo wawe mwami ukomeze wake biciye muri twebwe. Ndasenga mwami kugira ngo imitima yacu, ubugingo bwacu buhinduke ubuturo. Bye kuba indirimbo gusa, ahubwo bibe mu bikorwa. Aya masengesho ye kuba y'umuhango, ahubwo ubugingo bwacu buhinduke. Wowe ureba umunyabyaha
turagushima kandi ukamuhindura. Wongera uduhindure tuba amatabaza mazima mu isi. Haleluya. Tube ubwoko wironkeye kuko niko turi. Watugize ishyanga ryera, abantu wironkeye, ubwoko wironkeye. Ndasenga mwami kugira ngo guhera iri joro ubuzima bwacu bugira inyota yo guhinduka no guhindukira. Oh haleluya. Turabisaba mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen, 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 amen.